Umva ko warebye nyinshi tukuzaniye filime y'akataraboneka yitwa Broken Heart. Nyuma y'uko Musinga akatiwe na Sabrina amuzize yuko nta mafaranga agira ndetse akaza akora gaciriritse, none yambitswe impeta n'undi musore. Yes, say 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 yes. Yo, Musinga akoze impanuka ariko tabawe na Kevin. Hano nahageze gute? Uri ku izina ryawe? Witwa nde? Nitwa Musinga. Okay, Musinga nyumva neza, sibyo? Wakoze impanuka. Twara gutabaye tukozara hano mu rugo hamwe natwe. Kandi ahantu uri uratekanye, sibyo? Uraza kumera neza. Ntago wavugaga, twa turi muri satwumva nyine uravuze, sibyo? Maze igihe kingana iki? Amezi 3. Ese ko Kevin atangiye gukunda Musinga? Sindagukunda. Musinga ko bamushakiye akazi ko mu rugo kwa Sabrina, biragenda biti? Umugabo wa Sabrina namenye yuko umukozi wo mu rugo kubakorera ari ex umugore we, bizagenda biti? Nucikwe n'iyi filime iri guca kuri tucano yitwa MNTV show, wa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze. Bayiro namuhaga kimeze nkaho kitagihari, ariko aranga neza aransembera, aranambwira reba naho yarize, akandirira mu maso, akambwira ati Iribage ugezaho gukeka yuko nakwica ababyeyi bawe, umuntu wakureze, umuntu ararira numva none isoni ziranyishe. Iribage umuntu bita papa kundirira mu maso. Nguce mu ijambo ukiri kuri iyo ngingo, Emile umuhamagara umubwira yuko dushaka uzaza kutureba. Twahise dufata umwanzuro yuko tugomba kukubwiza ukuri ko umuntu wishe ababyeyi banyu. Twe turamuzi. Emile muramuzi? Turamuzi kandi tugiye kumukubwira. Kamara ntabwo nkunda. Gusa ugiye gutungura. Igihe cyose tumaranyuze umuntu wishe ababyeyi banjye, ubundi se niba mumuzi mwiriwe mujya gushaka uwo muti mumereza ngo nkunywera iki, muzi neza umuntu wishe ababyeyi banjye? Twebwe twashaka kugira ngo wowe ubyibonere n'amaso yawe, ubyiyibukire kuko ugiye gutungurwa. None se umwanya mwataye ukaba ari uw'iki? Kuko reba ukuntu mwavunitse, reba uburyo mwirutse kwa uriya muti, reba igihe byabatwaye, reba imbaraga mwashoye, ndetse iyo mureba nabi mwari kuzabigwamo. Iribage uzi umuntu wishe ababyeyi banyu? Ababyeyi bawe babiri muramuzi? Turamuzi, tugiye kumukubwira. Reka nkubwire, umuntu wishe ababyeyi banyu ni Rugema. Inzira y'umusaraba se ko iribagiza amenye umuntu wabishe ababyeyi yaba agiye gukora iki? Abantu muri kwibaza ibyo bibazo mwese ndaje mbibasubize muri episode tugiye kureba ibashe kuba yakurikira iyi ngiyi, yuko ni ibintu byinshi biraza kuba bigarukamo bigiye bitandukanye, byinshi mutari muzi mugiye kuba mwasobanukirwa. Rero nimba ubashe kuba wagera kuri iyi channel aka kanya tugeranye kuri uyu munota, jya muri comment ushyiremo emoji y'umutima niba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi unarikande kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe iribagiza agiye kuba yakora, kuba yamenya ko ari Rugema wamwice ababyeyi. Rero ni ibintu byiza cyane iribagiza abashe kuba yamenya. Bakamarade bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba babwira batinyuka iribagiza bakabasha kuba bamubwira umuntu wamwice ababyeyi, nawe akabasha kuba yabamenya. Uri kumva ko Kamarade ndetse na Emile bakoze igikorwa cyane. Rero abantu babashe kuba babona igikorwa Kamarade na Emile babashe kuba bakora, bajye muri comment babashe kuba batanga ibitekerezo byabo yuko iyi filime itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane, kandi yagiye irangwa n'ibintu byinshi muri episode zarangiye, ariko ngiye kuba nakwereka ibintu bigiye kuza muri iyi episode tugiye kuba twareba mu kanya, ibintu bigiye kuba birimo. Niyo mpamvu mba mari ngo ubashe kuba wasobanukirwa, umenye buri kimwe kibera hano muri filime Inzira y'umusaraba. Rero ni byinshi cyane byabashe kuba byagarukamo, ariko ndaje nkubwiremo bikeya birabamo biraza kuzamo ari byiza, kubera ko hajemo ibyiza byinshi abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba batari bayiheruka. Mugiye kuba mwatangira kuba mwasobanukirwa ibintu bitandukanye mutari muzi bibera hano muri filime Inzira y'umusaraba, kubera ko igiye kuba yakongera ikaryoha nka mbere, ikarushaho noneho kurusha mbere, kubera ko babashe kuba badutegurira ibyiza byinshi. Rero twabonye ko uriya musaza Papa Kamarade yabashe kuba yagambanira iribagiza, abantu bari kubikeka
reka gutyo nawe ndaje mbamare impungenge mbabwire uburyo uriya musaza yajemo hano kwa Rugema n'ibyo yaje kuba yakora kubera ko ataje kuba yarya imitungo ya Iribagiza. Rero icyo usabwa nukubanza ugakanda subscribe kugira ngo ubashe kuba wankurikira ikintu ku kindi musobanure buri kimwe kigiye kuba cyaba muri iyi episode igiye kuba yaza kubera ko ari ibintu byiza cyane. Rero tugiye kuba twahera kuri uyu musaza wabashe kuba yagera hano kwa Rugema akabasha kuba yakihindura umuzamu wo mu rugo akabasha kuba yakora buri kintu cyose. Iyi ari imipango ye we na ba kamarade ndetse na Iribagiza. Rugema ntago azi ibyabaye, ziriya mpapuro bamuhaye ni impapuro za pirate kubera ko uriya musaza yaje hano mwa runo rugo kuba yavura Iribagiza. Nubwo mubona ibintu aba arimo akora, aba arimo ajijisha yuko ibi bintu yabipanze mbere akiri hano mu cyaro, mbere yuko Iribagiza yibuka, ari uko mbere yuko bamubwira uwishe Rugema. Rero kuba bamaze kuba bamubwira uwishe ababyeyi be, ubu ngubu Iribagiza agiye kugenda bahite bamuha undi muti wa kabiri kugira ngo Iribagiza abashe kuba noneho yakibuka noneho akanabyibonera. Rero iyi yose yari imipango y'uyu musaza niwe wabashe kuba yakohereza Iribagiza hano kwa kamarade kugira ngo abashe kuba yaza kuba bamubwira umuntu wishe Rugema ise wa ababyeyi babo. Rero ni ibintu byiza cyane kuba Rugema babashe kuba bamumenya ko ari wishe ababyeyi ba Iribagiza. Ni ibintu byiza cyane kubera ko Iribagiza agiye guhita akora ikindi kintu gikomeye kubera ko uriya musaza nasubirayo arahita amuha undi muti wa kabiri kugira ngo abashe kuba yakibuka noneho buri kintu cyose. Rugema uri kumva ahantu agiye kuba yajya ntago ari ahantu heza cyane kubera ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza kandi bamaze kuba yamenyekana. Rero uriya musaza ari mu ibanga rikomeye cyane yabashe kuba yakohereza hano Iribagiza kugira ngo ba kamarade babashe kuba bamuha ukuri. Bagiye kuba bamubwira ko uriya musaza yaje hariya mwa ruriya rugo yaje kuba yavura Iribagiza. Rero nibyo ba kamarade wabonye bamuhamagariye mu cyaro. Rero ni ibintu byiza cyane kuba uriya musaza agiye kuba yakora igikorwa gikomeye cyane cyo kuba yavura Iribagiza akabasha kuba yakibuka, ariko wabonye ko iby'ibanze bamaze kuba babimubwira. Rero nimba ubashe kumva iki iyo musaza yabashe kuba yakora, jya muri comment ubashe kuvuga ati ndamubabariye kubera ko ibintu nayo nangiye kuba namukekera kuba yaragambaniye Iribagiza na musaza we ntago ari ibintu byiza cyane. Rero nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota ukabasha kuba usobanukiwe icyo uriya musaza yabashije kuba yaza gukora hariya kwa Rugema, ujya muri comment ushyiremo emoji y'umutima, nurangiza ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana yuko ni ibintu byiza uyu musaza yabashije kuba yaza kuba yakora mwa runo rugo. Ni ibintu byiza bigiye bitandukanye. Uri kumva ko Iribagiza agiye kuba yabona umuti wundi wa kabiri bikabasha kuba byamufasha kuba yakongera kuba yakibuka buri kintu cyose. Urumva ko uyu musaza nawe tutakongera kuba twamurenganya muri ino filime. Imana yabashe kuba yamukoresha ibitangaza kandi abantu babona ko Imana yabashe kuba yakora igaca inzira kugira ngo uyu musaza yigire umukozi agere mwa runo rugo abashe kuba yakora, akaba agiye kuba yavura Iribagiza akabasha kuba yakihindura umukozi wo mu rugo akemera kuba imbata ya Rugema. Najye muri comment avuge amena cyangwa ashyiremo Imana irabikora, yuko Imana ikora ibitangaza tutari twiteze. Tubonye ko Iribagiza agiye kuba yabona umuti, rero ni Imana igiye kuba yabikora. Abantu rero muba muri kwibaza ati Iribagiza ngo azabona umuti ryari? Icyo usabwa no gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo uze kuba wasobanukirwa buri kimwe kandi utanga ibitekerezo byawe bigiye bitandukanye, kubera ko ibitekerezo byawe tubasha kuba twabisoma hano kuri ino channel tukabasha kuba twagusubiza ikintu cyose wabashe kuba wabaza, kubera ko ari ingenzi cyane kuba twasubiza ibitekerezo byanyu. Rero ntago ari byo twigeze kubonamo gusa, turaza kubonamo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi kandi byiza, aho uriya mukobwa Sylvie agiye kuba yakundana n'uriya musaza wa Iribagiza Rurangirwa. Uri kumva ko nabo bagiye kuba bakora ibintu byiza cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ariko hari amasomo tuba tugomba kuba twakuye mu yarangiye kugira ngo tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, kugira ngo turebe ko hari abantu babasha kuba bakumva amasomo aba agiye atandukanye babashe kuba yatangwa muri ino filimi, yuko hatangwamo amasomo menshi agiye atandukanye yakwigisha kumenya uko uzitwara muri iyi si tugezemo, yuko ibintu bitangiye kuba byahinduka ibindi kandi ni ibintu byiza cyane kuba wamenya buri kintu kigezweho ukabasha kuba wakurikira izi filimi. Inzira y'Umusaraba ni filimi rero itangirwamo amasomo agiye atandukanye kandi yabasha kuba yagufasha mu buzima busanzwe. Nimba nawe warigeze kuba wakuramo isomo rikabasha kuba ryagufasha, ujyaho muri comment ubashe kuba watanga ubuhamya bwawe, kubera ko ari ingenzi kuba wabwira abandi bantu icyo wabashe kuba wakura muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ni ibintu byinshi byagiye biyitangirwamo kandi aba ari amasomo akomeye cyane umuntu ahura nayo mu buzima busanzwe n'ahandi hose ushobora kuba wagenda
ukabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose, ukabasha kuba wakumva ukuntu ugomba kuba wakitwara mu bibazo wawe ugezemo. Rero iyi filimi nayo irimo irabitwigisha, haba ari inzira z'urukundo zagoranye nk'uko Iribagiza na Cyusa byabanje kuba byagorana ariko bikabasha kuba byavamo. Uri kumva ko rero naryo ryari isomo rikomeye cyane, nk'aho bano ba Kamarade ndetse na Emile bari kuba bafasha Iribagiza nta kintu bamwaka, nta mafaranga bamwaka. Nayo ni isomo rikomeye cyane kubera ko nawe aho ubashe kuba wagera wabasha kuba wafasha umuntu hatagize ikintu mwaka. Urumva ko ari ibintu byiza cyane iyi filimi Inzira y'Umusaraba itangiye kuba yatugezaho, kandi ibyiza gusa bigiye bitandukanye wabasha no kuba nawe wasangiza bagenzi bawe kugira ngo babashe kuba bamenya ukuri kandi bagire inzira bagenderamo. Rero ibi byose tubifashwamo n'Imana. Imana niyo ibasha kuba twayikurikira iyi filimi tukabasha gukuramo amasomo. Niyo mpamvu nkumba nkubwira ati nimba ubasha kuba wakurikira iyi filimi ukabasha kuba wanyumva hano kuri zino mikoro, uzajye ubasha kuba washima Imana yuko niyo ya mbere ibasha kuba yakugezaho ibyiza gusa kandi bigiye bitandukanye. Ni Imana iba yagukoreye ibitangaza kugira ngo ubashe kuba wabyuka cyangwa hagira ikindi kintu ubasha kuba wakikorera. Jya wibuka kuba washima Imana buri kimwe cyose ukora, kubera ko ari amasomo tuba tumaze kuba twakiga ariko tukarenzaho n'ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kuba wahinduka ujye mu bindi bintu bitari iby'isi, uhinduke ujye usenga Imana buri munsi uko ubyutse n'uko ukeye. Urumva ko rero biba ari ibintu byiza cyane kuba wageze hano kuri ino channel ukabasha kuba wakumva ubutumwa bubasha kuba bwahatangirwa n'ubwatangiwe muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twabashe kuba twabonamo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye kandi bwabasha kuba bwagushimisha, bukabasha kuba hari ikintu bwabasha kuba bwakunguraho mu buzima busanzwe, kubera ko aya ni amasomo akomeye cyane kandi atandukanye ubasha kuba wakumva hano. Rero ni ibintu byiza cyane, niyo mpamvu mba nkubwira ati kanda subscribe utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko tubakorera video nyinshi kandi ukabasha kuba wakumva buri kimwe cyabashe kuba cyayitangwamo. Rero ni ibintu byiza cyane kuba uriya musore wa ise wa Kamarade abashe kuba yaza kuba yavura Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane, ndetse n'abandi bagiye barangwa muri ino filimi Inzira y'Umusaraba turimo tugenda tubategurira mu kanya turaza kuba twabaha. Urumva ko haraza kuba hazamo ibintu byiza bigiye bitandukanye turaza kuba twababwiramo, mukabasha kuba mwamenyamo buri kimwe kigiye kuba cyazamo. Niyo mpamvu mba nkubwira ati uzajye uhora uza hano ubashe kuba wamenya amasaha iraza kuba yasohokera, yuko mba nawe yababwiye tuba turimo tuyitegura. Urumva ko ibintu biba bitangiye kuba byaba neza cyane wowe ubasha kuba wakurikira iyi channel. Niyo mpamvu nkubwira ati jya sharinga buri muntu wese ubasha kuba wabona, kugira ngo abashe kuba yaza nawe akiyumvira ubu butumwa bugiye butandukanye. Kandi niba ufite igitekerezo cyawe ushaka kuba watanga, jya ujyaho hasi muri comment ubashe kuba waduha ibitekerezo byawe uko uri kubona ibintu biri kugenda, nubona n'ikitagenda neza ubashe kuba wakitubwira kugira ngo tubashe kuba twagikosora, yuko ni ibintu byiza cyane biba birimo bitangwamo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba kandi bibasha kuba byagufasha mu buzima busanzwe no mu bundi buzima butari ubu ngubu. Rero nawe aya masomo tuba twabashe kuba twatangamo hano uzajye ubasha kuba wayafata. Nimba ubasha kuba wakurikira amashusho utumva amasomo, ni ibintu bibi cyane kubera ko utabasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kibasha kuba cyaberamo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni byiza cyane kubasha kuba wadukurikira ukumva ubutumwa buba bwatanzwe.